gusenga kuzura by'abantu batazi ko byazuka. Gusenga bizura amasezerano, gusenga bizura urubyaro, gusenga bizura amashuri, gusenga bigarura amahirwe, gusenga bigarura akazi, gusenga byongera gufata famiye itumvikana kongera kumvikana. Gusenga kabiri, gufata ubuzima bwapfuye budafite ishusho, gusenga gufata mariage bari baraturitse muno hasi, gusenga gukura mariage aho bayipfunyitse. Ari ukuntu umuntu akuroga avuga ati guhera uyu munsi ndamuroze ndamuhishe nta muntu uzongera kumubona, ndisha ubuzima bwawe, ndoza urugo rwawe, ndoza urugo mariage yawe, ndoza akazi kawe, bakakuroga bagafiningiza ugaceceka, ukagerageza bikanga, wapfukama imbere y'Imana, wasenye akubwira ngo manuka gatoya, injira hariya, kuramo, ndakubohoye. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima, hari impamvu nyinshi zanteye gushima. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima. Teme ngiye kuvugaho uyu munsi muri aka kanya hejuru yo gusenga. Ijambo rya mbere, gusenga bimara byongera igihe cyo kubaho. Gusenga, amasengesho yongera igihe cyo kubaho. Andika ngo amasengesho yongera igihe cyo kubaho. Byabaye kuri nde? Yesaya 38 umurongo waho wa mbere, Bibiliya yavuze ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati Uwiteka yaravuze ngo tegeka inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Murongo waho wa kabiri, nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga gendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima wanjye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya ati subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe, mbona amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Dukomere Imana amashyi. Akamaro ko gusenga, number 1, gusenga byongera igihe cyo kubaho. Umva neza, gusenga bikuraho urupfu, gusenga bikuraho diyabete, gusenga bikuraho hepatite, gusenga bikuraho kansa, gusenga bituma umuntu atwite akabyara neza, gusenga bitanga umwana muzima. Ninde unyumvise? Ndashimira Imana ko Imana impamagara nyigishije kubwiriza umuntu umwe mubwiriza benshi. Ubu hano muri nka magana ngari, ariko ndimo ndabwiza nk'ubwiriza 1000. Ndagira ngo nyumve, iyo umuntu asenze ibyago byari byaje ku rugo rwe bihita bisubira inyuma. Iyo umuntu asenze bari bamuroze ngo nazakora ubukwe, mariage ihita yihuta. Mana we, iyo umuntu asenze ataherutse ifiriti, iyo umuntu asenze atagira visa, iyo umuntu asenze adafite ubwenegihugu, ambasade irimbwiriza. My God, ndapfuye none ndashize. Gusenga bifata urupfu, akabwira ngo warupfuwe, toka genda. Abantu benshi turiho uko dusenga. Kuba turiho ni ukubera Imana, kuba twambaye ni ukubera Imana, kuba tuza ni ukubera Imana, kuba tumeze gutya ni
ntabwo muri kunyumva. Zamura haleluya. Reka mbegere. Zamura haleluya. Uzi ko umuntu asenga bari bavuye kumuroga bigatubusha. Uzi ko umuntu asenga umugabo yari yamutaye agahita agaruka. Uzi ko umuntu asenga bakirukana abana mu ishuri uba bagasigara mu ishuri. Ayiwe data we. Arabo sakapaya eneko ya mama saka eneko ya masekota. Uzi ko umuntu asenga aho yari gusobera akambara icyubahiro. Uzi ko umuntu asenga bakwirukana abandi mu kazi bakaguha poromosiyo. Gusenga 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 siyamo ngo amasengesho arakora. Siyamo ngo amasengesho arakora. Umva n'ikiza bikanga byose bikanga. Fata igikombe cy'amasengesho ucyohereza aho bidashoboka. Fata igikombe cy'amasengesho ucyohereze ku mwana wawe. Fata fata mahombe mahombe. Amasengesho ni urufunguzo dufunguza ibyo bose bafunze. Amasengesho ni urufunguzo dufunguza turi muri gushaka. Amasengesho ni ikifunguzo dufunguza akazi uri gushaka. Ibyo ushaka byose urufunguzo rwabyo ni amasengesho. Zamura hariyo niba unyumvise. Gusenga bifata inzara bikayibwira ngo sohoka va mu nzu y'umudamu ukoramo amasengesho. Gusenga bifata umwana utazi ubwenge agatsinda mu ishuri. Gusenga bifata umukobwa wari warabenzwe bari baramuziritse bari baramuroze agahe amasengesho akamuzitura agakura mariage. Gusenga bitanga gutwita bigatanga no kubyara. Gusenga mugende nande yemwe twebwe turi i Kigali kubera gusenga. Njyewe nambaye gutya kubera gusenga. Gusenga byanyurije indege n'isi y'itike kwipimisha nabyishyuye. Ndagenda nicara ku ntebe ku idirishya ndambura amaguru ngira umuntu wanyishyuriye indege ndamubwira ngo mu ndege hano imyanya ibiri. Uw'icyubahiro n'uw'abantu bose. Arambwira ngo urashaka uwe ko gukeneye. Uw'icyubahiro wo kugenda ndambuye amaguru. Arambwira ngo nawe nawishyuye wowe icyo usabwa jya ku kibuga cy'indege. Ndagenda ku kibuga ndababwira ngo itike yanjye ni business class. Barambwira ngo twabibonye banyerekaho n'icara ndambura amaguru bampereza icyayi. Gusenga 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 gusenga. Twanyigisha muri gari ya moshi nicara ku ntebe ya business class. Ndangije mbwira umuntu ngo itikanyitiro ni 3. Arambwira ngo itikanye 3 rero niba minisitiri muze tubereka aho muze kwicara. Protokole ebyiri zambaye nk'abasirikare zifite n'ibyombo ziranjyana ndicara. Gusenga byanyambitse costume. Gusenga bizamenza umujyi wa Kigali. Gusenga bizamereza imodoka. Gusenga bizangeza aho nakwigeza. Gusenga bizahindura amateka y'ubuzima bwawe. Gusenga gusenga ntabwo muri kubyumva. Gusenga uzabyara neza kubera gusenga. Iyi ngiyi bazitse ku nda yawe ndabyirukanye kubera gusenga. Gusenga mama tera haleluya shaka kubyara neza. Umugozi uvuyeho umugozi uvuyeho umugozi uvuyeho imbaraga zivuyeho.
dayimoni baragiye, abarozi baragiye, abapfumu baragiye, dayimoni ziragiye. Uzabyara neza, uzabona umwana muzima, uzabona Imana. Ibyo utarabona kubeza haleluya birizanye, birizanye. Gusenga bimena idini. Gusenga bibwira Serekeye mwongere mupfundikirwe muve muri uru rugo. Serekeye ikibwiriza wari kugendamo, igasohoka ubusa ikaza iwawe ugasigara uri muzima. Gusenga reka nkumigishe gusenga akamaro. Icyambere mvuze gusenga bimara iki? Gusenga bimara iki? Gusenga bikuraho urupfu, gusenga bikuraho abadayimoni. Kandi haleluya. Cya kabiri gusenga bimara, amasengesho arazura. Kabiri amasengesho ntabwo mbabwira ibitanditse. Yohana 11 umurongo wa 38. Umurongo wa 38 haravuze ngo Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari gisenga ishyizweho igitare ku gituro. Ndasubiramo, Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari gisenga gishyizweho igitare ku munwa. Yesu arabwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uribona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kugira ngo mbivugiye kubw'abantu bose bangose bizera yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ayo magambo, uri kumwe nanjye? Amaze kuvuga arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari wapfuye arasohoka azingazingiwe mu mwenda n'amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arabwira ati nimumuhambure mumureke agende. Dukomere Imana amashyi. Gusenga kabiri, gufata ubuzima bwapfuye budafite ishusho. Gusenga gufata mariage bari barapfunyitse muno hasi. Gusenga gukura mariage aho bayipfunyitse. Ari ukuntu umuntu akuroga avuga ati guhera uyu munsi ndamuroze ndamuhishe, nta muntu uzongera kumubona. Ndisha ubuzima bwawe, ndoza urugo rwawe, ndoza urugo mariage yawe, ndoza akazi kawe. Bakakuroga bagafiningiza ugaceceka, ukagerageza bikanga, wapfukama imbere y'Imana, wasenye akakubwira ngo manuka gatoya, inzira hariya, kuramo, ndakubohoye. Gusenga gufata icyacu byapfuye bikongera bikasuka. Gusenga bigarura amasezerano na dayimoni bicariye. Gusenga nimba unyumvise bakomere Imana amashyi. Andika ngo icya kabiri, gusenga kuzura ibyo abantu batazi ko byazuka. Gusenga bizura amasezerano, gusenga bizura urubyaro, gusenga bizura amashuri, gusenga bigarura amahirwe, gusenga bigarura akazi, gusenga byongera gufata famiye itumvikana kongera kumvikana. Gusenga
n'umwana muto uzi gusenga gufashwa n'amasengesho. Peperimana muri kunyumva, gusenga kwa ba Marita kwaragiye kugera kuri Lazaro. Lazaro avuga abona byarangiye, badogiteri bafata umwanzuro ngo ariko Yesu yaravuze ngo iyo ndwara urwaye si yo kukwica. Lazaro apanye isezerano. Ngo Yesu ahageze ngo arasenga, ngo ararama, aravuga ngo databuja, nari nzi ko usanzwe unyumva, ndewe ndabizi ko unyumva, gusa bikoreye bano bantu bangose bamenye ko ari wowe wantumye. Ngo Yesu arasenga. Niba Yesu yarasenze, wewe nudasenga uzaseba, niba nudasenga uzasengera. Niba Yesu yarasenze, wewe nudasenga uzikorera amashashi. Aracyabaho, uzikorera ibipapuro, amasashi barayaciye. Nudasenga ibipapuro bya sima wapi nabyo uzabona, barabigura nabyo. Nudasenga uzikorera amacupa ya plastique. Nudasenga abakuroga nandikire bagufitiye. Ariko gusenga kuzirukana abadayimoni, gusenga kuzakingura mariage, gusenga kuzagwa kuvuga bikeme. Gusenga cyakabira amasengesho akora arasura. Hari ibyo byapfuye biteguye ko bigiye kuzuka. Abadayimoni bari barakuryamiye uyu munsi bagiye kukuvaho. Hari ibyo abantu bari baratwaye ugiye kubisubirana. Ibyo abarozi bafunze, ibyo banyu bataguhaye, gusenga kurabizanye. Komera Imana amashyi gusenga. Cya gatatu gikora ku masengesho. Haleluya. Amasengesho akiza umurwayi. Kadusome. Amasengesho akiza abarwayi. Yohana 5. Ubona hari umuntu waje urwaye, ndagira ngo ngwereke impamvu ugiye gukira. Yohana 5. Ndagushimiye Imana ko mbwiye. Yohana 5. Ubita amasengesho akora. Murongo waho wa mbere. Bivuze ngo hanyuma y'ibyo hari iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betisida. Hariyo amabaraza 5, muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi, ibirema, abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe iyo ikidendezi cyihindurizaga amazi, nuko umuntu wabanzaga kuyamanukamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye. Murongo wa 5. Hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Ndakubajije, urashaka gukira? Alo? Urashaka gukira? Zamura amaboko. Urashaka akazi? Urashaka inzu yawe i Kigali? Urashaka viza? Urashaka kubyara neza? Urashaka umugore mwiza? Umva noneho, Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza, mbese urashaka gukira? 7. Umurwayi aramusubiza ati, databuja. Nuko bamera. Urumva imvura yaguye, pasiteri nagiye kubyuka numva karamanutse, uza ndiryamira pana uburiri bwawe, twe twagiye. Urumva nari maze iminsi ndi guteretswa n'umusore, nuko biba birapfuye, dusenge. Urumva nyine pasiteri, no, abantu benshi bafite impamvu, bafite umumaro. Umva ukuntu nawe yavuze. Umurwayi aramusubiza ati, databuja, sifite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije mwiza undanangamo. Umva izo mpamvu, umva ijambo Yesu yamubwiye. 8. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere
uburiri bwawe ugende. Byuka wikorere. Yewe eko, byuka wikorere ikibazo cyawe utahe. Tugiye gutaha. Zamura amaboko. Haleluya, 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 haleluya. Hey, 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 haleluya. Byuka, byuka. Imana iguhe kubyuka, Imana iguhe kubyuka. Cyangwa warabyutse wowe? Wowe warabyutse? Uyu munsi ubyuke. Nyiribyo ndaguha amahoro, kandi ndaguha amahoro. Uyu munsi ubyuke. Nyiribyo ndaguhe guhumeka, nawe ujye mu byondo byawe. Uyu munsi ubyuke. Imana iguhe isenta yawe. Uyu munsi ubyuke. Ubona ukorera abakuroga bakuba. Gusenga gutuma umuntu abyuka. Gusenga bikiza abarwayi. Indwara ufite yose ngiye kuyisengera. Urataha uri muzima, urataha uri muzima, urataha uri muzima. Haleluya. Mwe kunyumva hari Imana ibaha umugisha. Gusenga ukiza indwara. Gusenga ukuraho diyabete. Gusenga kuvanaho hepatite. Gusenga kuvanaho inzingo aho bakuzingiye ngo uzabyara nabi, ngo ntacyo uzageraho, ntuzigera witwara. Niwe ugiye kwitwara, niwe ugiye kubaka iriya nzu, niwe ugiye kubona perime, niwe Imana imbwiye, niwe Imana imbwiye. Ugiye gukora mariage, ugiye kwambara ikanzu, ugiye kujya mu kiriya gihugu, ugiye guhindura umugi, ugiye kuva aho wari uri ujya ahandi. Niwe Imana imbwiye. Gusenga gutanze visa. Gusenga gukijije indwara za nijoro. Dayimoni ba nijoro baraga bakuniga, bakujwigiriza ibitama n'ibitega, Nyabingi na Ryangombe byose bivuyeho kubera gusenga. Haleluya. Muri gufashwa nkanje gusenga. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Ndagira ngo umuntu afashe Bibiliya asomere vuba vuba. Ndashaka kubabwira ibintu nka bingahe. Hagira umuntu ufatira Bibiliya na mikorofone kuko ninjya gusoma ndatinda. Icya mbere twabonye, amasengesho yongera igihe cyo kubaho. Hezekiya yari umupfu ahinduka muzima. Icya kabiri twabonye, amasengesho arazura. Yazuye Lazaro. Yego. Icya gatatu tubonye, amasengesho akiza indwara yose. Icya kane, amasengesho yongera, amasengesho yagura imbago. Hagiye musomera igitabo cyo ku Ngoma ibice 4:8. Amasengesho yagura imbago. Kwagura imbago ni ukuva aho wari uri ukajya mu yindi mikorere. Kwagura imbago ni ukongera gucuruza ukunguka. Kwagura imbago ndahasoma n'umutima mbifite mu mutwe. Igitabo cy'Ingoma ya mbere ibice 4:8. Ngoma za mbere 8 haravuze ngo Hakosi abyara Anubu na Saboba n'imbyaro za Aruheri mwene Haranu. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose. Icyampa ukampa umugisha rwose. Ukagura imbago yanjye. Ukagura imbago yanjye. Kandi ukuboko kwanjye. Kandi ukuboko kwanjye. Ukabana nanjye. Ukuboko kw'Imana yakubanye nawe uracuruza ukunguka. Ukuboko kw'Imana yakubanye nawe mu isafuriya hajyamo ibyo kurya.
ukandinda ibyago ntibimbabaze nuko Imana imuha ibyo yasabye komera Imana amashyi. hari abantu ndi kubwira ngo bazamure haleluya. ndiho ndaguha password ziragutuma ugera mu rugo ukabyira umurozi tutaceka nabimenye we banyigishije ibanga. Bino bintu utabyandikana akazi ka byanditse nanjye ndarabyanditse hano mbifite, ntabwo byavuye mu ijoro ngo byikubite hasi, nanjye ndabifite hano narabiteguye ndabyandika. ntabwo numvaga ndabyigisha undi munsi, ariko nabonye mwinjiye mu mvura ndavuga ngo reka mbigishe inyungu zo kuza mu mvura. andika icyambere nakubwiye ngo amasengesho yongera igihe cyo kubaho. nguha n'icyanditswe cya Yesaya 38 umurongo wa mbere ngo kugira icya kabiri amasengesho arazura, yazuye Lazaro. Yohana 11:38 naryo ni isomo wasoma. nongera ndakubwira ngo amasengesho akiza indwara. uwari ku kidendezi nta muryango yari afite, Yohana 5 umurongo wa mbere ngo kugira ngo icya kane amasengesho yagura imbago. Yabesi yarasenze Imana imwangurira imbago. icya gatanu amasengesho arahumura, amasengesho atuma ureba. Mariko 10 umurongo wa 46 Bibiliya ivuze iki? amasengesho arahumura, yahumuye Baritimayo. Mariko 10 umurongo wa 40 Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura haguruka araguhamagara. nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. rekeraho turakomeje. niyo wasenga kubera nta kintu gikoretse, nyuma y'ejo kirakoreka, niyo wasenga wagera mu rugo ugasanga dayimoni y'ubukene aracicaye, iyo uryamye amasengesho arakora, iyo usinziriye amasengesho arakora, iyo wigendeye amasengesho marako y'amasakata. komera Imana amashyi. masengesho haleluya. ndikwigisha abantu, muri kunyumva? amasengesho atuma duhumuka. yahumuye nde? Baritimayo. cya gatanu amasengesho ahumura uwaruhumye. icya gatandatu cyo tugiyeho, amasengesho akiza abadayimoni. Mariko 9 umurongo wa 14 amasengesho akiza abadayimoni, amasengesho yirukana abadayimoni. Mariko 9:14 soma twihute. bageze aho abigishwa bari babona iteraniro ry'abantu rirabakikije, n'abanditsi bajya impaka nabo. uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa. arababaza ati, mwabigisha impaka z'ibiki? umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi. aho amusanze hose aramufata akamutura hasi.
akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza, agahita agagara. mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, birabananira, ntibabishobora. arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe, nzabihanganira kugeza ryari, nimumunzanire. baramumuzanira. dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura Yesu abaza se ati yafashwe ryari? aramusubiza ati yafashwe akiri umwana, kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. ariko niba ubishobora tugirire imbabazi udutabare. niba ubishobora tugirire guta. hari abantu bizera niba ubishobora ubuzima byashoboka. umva ijambo Yesu abwiye gute? Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba bishobora. uravuze ngo niba mbishobora. byose bishobokera uwizera. uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ndizeye nkiza. nutizera oya koma neza. ndizeye nkiza kutizera. umuntu wese waje hano ashidikanya, dayimoni yo gushidikanya ni shoke, dayimoni yo kutizera toka, dayimoni yo kutizera out mu izina rya Yesu. wizere ko icugutu yahinduka indege, wizere ko ibihe byahinduka zahabu, wizere ko ikibazo wazanye uraza gisubije. kutizera kwawe ndakwirukanye mu izina rya Yesu. none imbaraga zo kwizera. soma. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka acyaha dayimoni. yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. arataka aramutigisa cyane, amuvamo. asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa, aramubwira ngo stand up, simama, haguruka tugende. yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye baramubaza bati yinjiye mu nzu biherereye, abigishwa bose ariko se ko twebwe bigiye byatunaniye. ndikwihuta. ni iki gitumye twebwe tudashoboye kumwirukana? arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. amena. ukomera amashyi. nawe waje wariye kawunga, turi gutera hariya bikakunanira, twakubwira ngo tera hariya bikanga, wabyutse uri gushyushya, warangiza ngo urashaka umugisha w'Imana, urawukura he? bene uwo mudayimoni avanwamo no gusenga no kwiyiriza. umuntu wese waje atiyirije Imana imubabarire. naravuye ngo kuwa kane ni umunsi wo guhangana n'abadayimoni, ni umunsi wa deliverance, ni umunsi wo kwirukana imizimu. nyine bari ku muntu yumvira ngo aho tugiye batubwira kwiyiriza. umuzimu wawe ujye umuzana wiyirije. bene uwo mudayimoni avanwamo no gusenga no kwiyiriza. none ni ukuryama gusa, ibiryo kubisengera wapi? mu buriri ngo mana ngo urabizi ngo mbananiwe ngo reka mpe kuryama. abandi babigeza ku meza, wariye kare ko ntasenze, uvuga mbe nawe amaze guhaga. ibyo bintu bizagukoraho. abandi mumaze imyaka n'imyaniko ntabwo muzi gusenga no kwiyiriza. buri munsi ni kawunga, buri munsi ni umuceri, buri munsi ni ibijumba n'imyumbati. iyo ndayigabanye dusenge. bene uwo mudayimoni wa divorce, bene uwo mudayimoni wo kudashaka, bene uwo mudayimoni wo gutuma umugabo wawe ukubita n'ingoma y'itorero, bene uwo mudayimoni wo gutuma utarongorwa, bene uwo mudayimoni ukubuza gutera imbere, avanwamo no gusenga no kwiyiriza. amasengesho
amasengesho atuma dusubizwa. Iki? Amasengesho atuma, byanditse he? Byanditse muri Samweli wa mbere igice cya mbere, asoma no ku murongo wa 10, hera kuri 12. Igitabo cya Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12. havuze gute? Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. subiramo. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we. Eli yitegereza umunwa we. Kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Icyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Yego. Nuko Eli aramubaza ati, uzageza he isindwe ryawe? Ubu hari abantu badaguca intege. Uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Yego. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Yego. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro. Genda amahoro. Imana ya Isirayeli iguhita wasengaga. Niho ndangirije inyigisho y'uyu munsi. Imana ya Isirayeli iguhita waje gusengera. Amasengesho atuma tubyara. Amasengesho atuma tubona visa. Amasengesho akuraho bariyeri. Ni ukuri kw'Imana. Bariyeri yari imbere yawe, Imana yikuyeho. Ikimenyi uraje vuba usohore self the date. Ikigeragezo twazanye, Yesu afite igisubizo cyacu. Zamura haleluya. Njyewe ndumva aya masengesho y'uyu munsi arimo ibisubizo 7. Njyewe nabibonye. Wowe wabibonye nawe? Zamura haleluya utanga abandi. Niwe Imana ishuje, niwe Imana ibonye, niwe Imana ibonye, niwe Imana ibonye. Zamura haleluya nawe tewe, haguruka haleluya, haguruka haleluya. Ndagira ngo muhaguruke, ndashoje.
urangizanyije natwe, uvuganye natwe data, utanze imodoka muri iri teraniro, utanze amazu muri aya materaniro, utanze mariage muri iri teraniro, utanze akazi mwami, ukuyeho impanuka muri iri teraniro, wongeye komora inguma, utanze kwaguka ku murimo. Turagushimiye kubyo ukoze, turagushimiye mwami mwiza. Abaje barushe wabaruhuye, abatanze amaturo ubahereza umugisha, abaharitse ubahereza umugisha, abigomwe bakaza ubahereza umugisha bana, mu izina rya Yesu. Buri wese umuhereza umugisha, namenya ko umugisha batawushengera ahubwo barawukorera. Abana be bawukoreye, nanjye ndawubasabiye. Akigera mu rugo asanga wamukuriye penina, akigera mu rugo asanga hari intambara warangije, akigera mu rugo asanga hari ibyo wakoze ku buzima bwe, kuko ushoboye byose. Niwakira umugisha w'Imana, niwakira umugisha w'Imana, niwakira umugisha w'Imana, niwakire kugendana n'Imana, niwakire kwemerwa n'Imana, niwakire kukurirwaho penina mu izina rya Yesu.